kuri ibi bintu bijanye n'akagara numva bijanywe natwirwaneho numva cyo nabikoraho mvuye inyuma no kwamagana izo mvugo kwamagana izo mvugo zo kumva ko hariho akagara hakaba naba hakaba barwana shaka n'abatarabo burya iyo mukoze ikintu mwitonze iyo nise wenda reka unita akagara uyu munsi icyo gihe ndi igihugu gituye kwacu turagomerane uko niyo ntambara nakubwiye ngo iri hano hasi duhaturwana tutaramara intambara yitwa akagara ngo tuyivane mu bitekerezo by'abantu tutarahuza bano bantu bombe ngo bavuge rumwe iriya y'amasasu yiriya yo ndabona ari ntoya amahanga azadufasha tuyirwane tuyitsinde n'Imana idukunda yo mwijuru izaturwanira iriya ntambara isindwe ariko intambara iri hagati y'aba bantu bavukana umwanzi ikintu cyambere azazana mu isi iyo ashaka guteza intambara n'imvuru azabateza gucikamo kabiri iyo twacitsemo kabiri intambara gatuba tugifite uri mu gusanga uyu munsi abana baja kuri YouTube bagatukana bagatukuyu gisirikare rero siko mu gisirikare biravuga ngo kama mbaya mu buhanuzi buva kuwiteka se kama mbaya ubuhanuzi buva kuwiteka buzabugorora buzabutunganya bukunduriya bukunda umunyamurenge bugakunda umubembe bugakunda umupfurero bugakunda umushi bugakunda twirwaneho bugakunda akagara ubuhanuzi rero ni ikindi kintu kindi nje namaze gufata intwaro sinagendera ku buhanuzi nakora akazi kanje ka gisirikare kama mbaya nimbara amabuye nkayamena nibari guta nkazimena nkagera ku gisubizo ariko iyo ugiye gusubira kugaruka muri barya bahanuzi bari hano hasi ngo nibo bakuyobora iteka barakuyoboza bagatuma upfusha benshi bigatuma utakaza umwanya munini ntabwo mpakanye ubuhanuzi bubaho ariko kurwana no kurwana ntabwo ari ugukina n'ubuhanuzi nabwo haraho butugororera mu nzira ija kuwiteka mu buryo bwiza bunezeza imitima yacu ariko ubuhanuzi bushobora no kukubwira ngo rambika intwaro hasi yaduye kuri imbere none cyo gikwira ngo urambike intwaro hasi yaduye kuri imbere urumva igikuri yambu nizere ko aho muri mumeze neza byari byo byose kuba introduction ndatangiye nko mu bimenyereye bigaragara ko imyandi matwara ntamenyereye kandi ngomba kwitwaramo neza nkuko muri kubibona ndi kumwe n'umuntu udasanzwe ni gake cyane muzabona nageze hano ariko bitewe n'impamvu bitewe n'amakuru dushaka cyangwa se ikiganiro tumushakaho byabaye ngombwa hano turi ahantu kure naho dutuye twafashe urugendo runini tuza kumureba ariko mu by'ukuri ku bw'amahirwe turamubona ndetse atwemera ko tuganira rero guys ndagusaba uri kureba hagarika ibintu urimo wumve kino kiganiro nzi neza ko ari hano kigukura n'ahantu kikugeza mu gutangira rero kansabe umutumirwa wacu atangira twibwira nk'uko bisanzwe hanyuma kuko ari n'umushumba adusengere kugira kino kiganiro kigira aho kidukura naho kitugeza turakwegereje cyane nitwa John nkaba nkorera ministeri yitwa Jesus Merciful Ministries abantu ya hano Ruwayi abansengera mu kanisa rya AIC Ruwayi Central hano Ruwayi nyine niho mba nkorera umurimo nkorana n'abandi bashumba ariko cyane cyane ikitureba uyu munsi turi hano ni Jesus Merciful Ministries ndando wonguwo natwemera wenda tugatangira n'isengesho. Urakoze Mana yacu, Mana y'imbaraga, tuje hano imbere yawe ntabwo tuje kwiyamamaza ahubwo tuje kwamamaza ubwami bwawe. Umugisha abanyamakuru baje kutuganiriza, ikiganiro tuganira kizagere kuri benshi, gifashe benshi, kibohore benshi. Mwami Mana yacu batuye kuri umwana, ko niko tubisabye Yesu wacu, amen. Amen. Uravuze ngo ukorera ministry he?
Jesus Merciful Ministries. Jesus Merciful Ministries. Impuhwe za Yesu mu mpinamagambo. Hanyuma nubwo ndi kubaza ndabizi neza ko ari ministeri ikunda gufasha, ifasha abababaye, ifasha abananiwe, wenda uraza kubisobanura cyane. Ako se kubera iki iyo ministry mwayishizeho? Ni ministry iva hehe ikagarukira hehe? Iyo ministry ni ijanye n'ivuga butumwa dukora. Intumwa ugenda ubwiriza ubutumwa hanze mu mihanda, uhasanga abababaye, waja mu muhana ugasanga abagorewe mu mazu yabo, waja mu matorero ugasanga hari ibibazo byinshi, ndetse cyane muri ibi bihe turimo murabizi ibibazo twese dusangiye ni bibi kandi bibi cyane. Bigomba kuba ko Jesus Merciful yahaguruka, igahagurukana imbaraga, ikavuga, igakora. Umushumba rero wo bita intumwa cyangwa apostle kuvuga no gukora, kuko iyo tugenda tuvuga ubutumwa hirya no hino dusanga hari ibibazo bikomeye cyane. Niwo murimo twahamagariwe, niwo murimo dukora imyaka yose turi hano. Ukomeje wavuze ngo wava hano ukagarukira he ntaho utagera, ariko biterwa n'imbaraga. Iyo dufite imbaraga tugera henshi, ariko iyo tugifite imbaraga nke tugera hagufi. Ariko hirya no hino hari ibibazo bituma tugera hagufi. Hamwe n'Imana yacu turizera ko tuzagera. Yego, murakoze cyane. Hanyuma iyo mugenda ari ukubwiriza gusa bikaba ngombwa ko mufasha, cyangwa muhaguruka n'ubundi muri bufashe mukanabwiriza icyarimwe? Ubufasha bukomeye ni ijambo ry'Imana ryihumure. Ihumuriza ibyo usanze mu mubabaro. Hari umupfakazi umubwiriza kugira ngo abashe kwihangana mu bihe byinshi anyuramo. Iyo arira abana b'imfuzi, iyo abura icyo abagaburira, iyo abura school fees y'abana ku ishuri. Icyo gihe rero habamo ijambo ry'Imana niryo rikomeye. Icyo gufasha cyaba cyabonetse kikunganira ijambo ry'Imana, kuko ijambo ry'Imana niyo riremesha umuntu akarema mu mutima, akareka kugira impagarara no guhamagarwa n'amajwi hirya, agahagarara yemye. Ejo akazagera kubikomeye. Kandi abari abakene, abari abatindinya kujya, abari abapfakazi, uyu munsi barakomeye, abana babo barakuze bageze kure. N'uyu ugifite bato, n'uyu ugifite ibibazo bya vuba, nawe tumwihanganisha, kuko ejo azagera hakomeye, abana be bazamubera igisubizo hamwe n'Imana ye, yahagararanye n'Imana ye. Niyo mpamvu rero tubabwiriza kudacika intege. Twifashisha abandi bapastori bakaza bakabwiriza abo bantu twamaze guteranyiriza hamwe, bakababwiriza ijambo ryo kwihangana, kuko Bibiliya ivuga yuko itorero rikuru ari ryita ku mfubyi n'abapfakazi. Yego. Hanyuma wenda abantu bakwibaza ati se iyo mufasha mwibanda kuri community yacu nk'abanyamurenge, cyangwa se mu buri wese mutitaye ko ari we muramufasha? Yesu ahamagara abigishwa arababwira ni baje mu isi hose babwiriza ubutumwa bwiza, ngo uwizera agakizwa, uwizera akabatizwa azakizwa, utizera nawe azakirwaho iteka. Icyo gihe tugenda tujya mu bihugu byose, tujya mu moko yose. Twebwe hano dukorera hamwe n'Abanyakenya. Dusanga Abanyakenya bababaye, Abanyakenya baburara nubwo bari iwabo, hari abarara ku mihanda nubwo ari iwabo, hari abatanye n'imiryango yabo, hari abana bariyezamira bamumugi baratorongera. Abo bose tugenda tubagarura mu buryo bw'ijambo ry'Imana, ndetse tunabafasha muri bimwe. Baba bambaye ubusa, baba barara habi, baba barya nabi. Icyo gihe dufite byacu twe twemera kuba bakena, ariko tugafasha abandi. Twemera kubona kirya tubonye gito, ariko tukita no kuri aba nabo badafite, kugira ngo ejo bazahimbaza Imana. Ntabwo ari uguhimbaza izina ryacu, ahubwo ni uguhimbaza izina ry'Imana iri mu ijuru, kuko ariyo ibishoboye. Iyo niyo Jesus Merciful Ministries. Wavuze ati iyo nta bushobozi tujya hagufi hashoboka, iyo tububonye ntaho twagera. Ese nimba mukorera muri Kenya birashoboka ko mwagera no mu bindi bihugu, cyangwa muracyafite gahunda aha muri Kenya gusa? Niko nakubwira, dufite imbaraga, tukumva hari ububabare buri ahandi, twajayo rwose.
urambabara kubaza gutya, ese wenda imbaraga zikenewe n'ayo masengesho cyangwa n'ubushobozi wenda bujyanye n'amafaranga? Ijambo rya mbere ni amafaranga, ni imyambaro myiza twambaye, kuko iyo umugore agaragara ko yambaye ubusa bigaragara nabi muri sosiyete. Uwo ari we wese, simvuga umugore gusa n'abagabo. Icyo gihe rero hakenewe ibintu byinshi, hakenewe ibiryamirwa, hakenewe za matora. Hari aho usanga umuntu aryama ku kirago n'abana, cyangwa yaryamisha abana ku kirago, akamatora gakuze cyangwa gashaje, uwo akaryama ku kirago, uwo arababaje cyane. Hari aho usanga nta birengeti bafite, kandi urabizi ko hano iwacu ari mu mbeho nyinshi. Iyo imbeho yaje abantu bazarwara imisonga. Icyo gihe tubagurira za kuvureri nziza zishushe, bakaryamishamo abana bakagubwa neza. Uwo ni wo murimo dukora cyane, urumva byose bikorwa n'amafaranga. Yego. Hanyuma wenda nk'ubu koko uvuze ko mufasha, ese nk'ejo umuntu akwinjiranye, dufite no muri community abantu bababaye, akaza akavuga ati numvise ko mufasha, mfite ibibazo, ubigenza ute mu gihe wenda nta bushobozi burambuye ufite, uvuga ati ndiza kuwangeraho wese namufasha? Mba niteguye, ariko ntiteguye cyane, hamwe n'umuryango, famiye, abana n'umudamu n'abandi bamaze kubyumva, turifatanya twese, tukarema agasanduku gahoraho ko gushyiramo 100, 200, 300, wenda 1000 umunsi wabonye amafaranga. Ya mafaranga twazaja kugeza ku munsi twotungurwa n'ikibazo, umuntu yaza imbere yacu ndatahe. Ariko batabyumvaga ngo ejo bazaze ari benshi nyine, bavuga ati none ubwo twumvisaho twokwiruka ntidutahe gutyo, haza nuje gusa kugasipiya abandi. Ariko by'ukuri tubanza gupima ni muntu ki, twifashisha umushumba we, uyu muntu watujeho ni muntu ki mushumba. Mushumba akatubwira ati n'uyu, akamutubwira neza, tugafasha uwo tuzi ko tumufashije, ejo azanabigira nishimwe. Ejo tutaza gufasha umuntu yamara mu mwanya muto agahengamira mu kabari, birababaza cyane. Ariko tuje inama n'umushumba we, byananirana tukaje inama n'umwe mu muryango we. Dushobora gufasha umuntu gusa umuryango we utari puru nawe ngo ube uhagararanye nawe, umuryango we utanga ubuhamya bwe. Dushobora gutoshwa n'ubwo, cyangwa twabona umushumba akadufasha, cyangwa cyamani wako gace tukamubaza dusurira uyu muntu turebera uwo ari we, yamara kutubwira uwo ari we neza, twasanga ari umunyamubabaro tukamusura rwose, kandi tukamufasha. Baraza bakagonga buri munsi, ariko tubanza tukaganira n'izo nzego kugira ngo tumenye uyu muntu tugiye guheza rino jana ry'amavuta ninde. Bamara kumutubwira rero tukabikora, kandi tubikorana umutima mwiza. Ntabwo turatsindwa, kuko Imana yacu nayo itaratsinda. Wenda kugira tuve kuri icyo, ni nk'uhe muntu wigeze gufasha bibaye ari ayo masengesho no kumubwiriza, cyane ubushobozi ukumva mu mutwe birakurenze, ukumva umuntu ntuzamwibagirwa, uwo muntu yaba yarameze gute? Murakoze cyane, si umwe si babiri si na batatu. Hari umudamu twigeze gufasha, yarababaye, yari umudamu w'umupfakazi. Tuja kumufasha kuko abantu bari baratubwiye ngo uwo muntu ni imbabare. Yego. Tujana kuvurira. Simbaye nibuka nimba twarajanye n'amasabune. Tuhageze uwo mudamu ahagurukana n'abana be. Bahaguruka batera induru bavuga ko Imana ibatabaye. Ari kuvureri mu mushiri. Kuvureri ya ibirengeti bishushe. Ngo arangize arahaguruka we n'abana be baja kutwereka aho bari banitse amashuka baza baryama. Birarenga, nawe wayareba, nibe narya se nayo bataye kera. Turamufasha, aravuga ngo ntatubonye abonye Imana. Sinuwo gusa n'abandi twagiye dufasha. Hari abamama twigeze gufasha b'abakomite. Yego. Abantu baduciye intege ngo turaja mu bakomite ntibatwakira ntibatwemera. Ariko turagenda n'ubufasha bwacu, tujana ibyo bintu twajanye amakuvureri meza cyane, bene aya yicubahiro. Baranezerwa abo babyeyi, baravuga ngo ibi bintu bibaye imfura. Umwe aravuga ngo iki kintu kibaye imfura muwe, ngo yari atarakibona,
habe no mu masoko no yazungurukaga yari atarakibona. Bivuga ngo ni ibintu byiza bikora umunyamubabare ku mutima bigatuma akinguka akavuga gukorera Imana rero cyangwa gukorera abababaye. Uba witeganyirije Imana yo mu ijuru izi guhemba nabo ikabahemba kuko uba wakoze ikintu gikora ku mutima w'Imana. Kiriya kintu rero ni umurimo wacu w'abashumba kwita ku banyamubabaro ntitwihugireho ubwacu. Satani ntatwereke ko turi mu bihe bigoye, ntakwereke ko uri umukene, ntakwereke ko kubabaye, ahubwo anakwereka abandi. Uzureba abandi mbere yo kwireba. Numara kureba abandi Imana nayo izakureba. Murakoze cyane. Hanyuma hari abantu hirya no hino badukurikiranye wenda kuri televiziyo zacu akaba afite ibibazo yaciyemo cyangwa se akaba ataranabiciyemo ariko akavuga ati nanjye ngira umutima wo gufasha, mba numva hari ikintu nakora akabura uburyo bitewe n'ahantu ari akose ashatse kwifatanya namwe muri ako gasanduku kanyu mushiramo make mubonye, yabigenza gute? Yabona contact yawe gute? Mbese mwahurira he? Murakoze cyane by'ukuri bari abantu turabagira beza cyane bamara kumva amakuru bakadufasha. Biva mu mbaraga zacu twenyine ariko biva no mu mbaraga z'abandi. Hari umuntu uri Amerika akavuga ati jemba muri company bamwe nkaryama ariko nabonye igikorwa mukora mbona ari igikorwa kingira mu maro, none reka nanje ngira icyo nkora. Tumuhiza contact zacu, tumuha nimero zacu, by'ukuri amafaranga akayacishaho, yamara kuyacishamo tukayakusanya tukayahuza n'ayo make dufite tugakora icyo gikorwa. Ntabwo ari ubutunzi bwacu gusa bikora, ahubwo bikorwa no kumvwa n'abantu, no kumva umutwaro dufite uremereye. Dufite umutwaro uremereye, natangariza buri wese ko dufite umutwaro uremereye dukwiriye kugera kuri abo. Hanyuma wenda iyo contact mwatwemerera mukayivuga cyangwa wenda dushobora kuza kuyandika kuri video yacu? Turaza kuyitegura tuyandike kugira ngo muze kuyishira kuri video yacu. Urakoze cyane. Kugira tuve kuri icyo ndashaka kukubaza, mu by'ukuri community yacu nk'abanyamurenge dufite intambara hirya no hino, dufite ibibazo bikomeye mu gihugu cya Kongo. Nkibaza nk'abashumba n'uruhe ruhare mwebwe mugiramo kugira ngo wenda bishire cyangwa se wenda twizere yuko amahoro azaboneka? Urakoze cyane kubwo kuvuga ko bw'igihugu umushumba agira uruhare rukomeye mu gihe cy'ibibazo nk'ibi, mu gihe cy'intambara. Umushumba navuga ko ari nk'ubwoko butuye ukwabwo. Umushumba n'ubwoko butuye ukwabwo tutashakira mu bagabo baruwaye, ahubwo uriya ni umugabo w'abagabo. Uriya mushumba ni umugabo w'abagabo, ni umugabo uje inama mu gihe abandi bananiwe. Uzarebe niyo wenda twaraturanye nawe aho twaturanye, iyo urugamba rwamaraga gukomera, n'uyu munsi urugamba rumaze gukomera, baza barwana, ingabo zihanganye zikarwana, zabona byamaze kunanirana bakaza kubwira abapasiteri ati nimusenge cyane ko turabona byakomeye. Kuko umupasiteri niwe wiyambazwa nyuma, kuko afite imbaraga zo gusenga, afitemo imbaraga zo guhugura, afitemo imbaraga zo gutesha, afitemo imbaraga zo gusigarana bamuterewe. Niko navuga, aba bose n'abakristo, bamwe n'abanyagatolika, abandi n'abayandi matorero. Aba bose umuntu bahagaze imbere ni pasiteri wo guhumuriza aba bantu no kubashakira ubufasha hirya hino kugira ngo aba bantu babashe gufashwa kimwe na wa muryango wa Jesus Merciful Ministries. Umupastori rero cyangwa umushumba mugenzi wanje aho ari tagomba kurangara ngo aje mu biharawe iwe n'undi wundi ni igisubizo cyane. Yego, abantu bakavuga ati nyamara aba pasteri bakagombye gufata iya mbere bakaja gutabara. Nico kintu kizima iyo tureba tubona mutabyitayeho. Ese ibyo bavuga wowe ubivugaho iki? Izo ngibyo sinemeranya nabo 100%. Impamvu ndemeranya nabo 100%,
umushumba ni umushumba ushunze bose. Umushumba icyo akora aba mu rwego rwo kunga bariya bafite ibibazo. Je nawe nimba tugiranye amakimbirane, umuntu uza kutwunga ni umushumba. Aho niho agaragara. Bo nimba hari igihugu cyacu caragwiriwe n'amajye y'intambara, abantu bapfa none nejo bundi. Je biriya ntambara ntabwo intera ubwoba. Intambara intera ubwoba ni turimo twebwe muri twe ndani hano hasi. Intambara ya mbere ni intambara y'amacakubiri. Iyi ntambara y'amacakubiri y'abantu bavukana, y'abantu basangiraga bafatanyije ibibazo, iriya niyo ntambara itarabonerwa igisubizo. Iyo niyo ntambara izatumara turacapfa kenshi. Umushumba rero umurimo we tibari bakwiriye no kumukoresha indi yangajemo yo kumujana muri indi shami, yarakwiye kugumaha kunga abantu bafitanye ibibazo, kunga iyi mitima ibabaye, aya macakubiri ari mu bantu. Niko kazi kumushumba. Kuruta ko yazamuka akajya gutabara. Kuzamuka yagendagiye mu bumwe n'ubwiyunge. Kuko iteka intambara ntizimarwa n'amasasu. Niwe nani mbivuga gutyo abayakoresha barumva yuko we intambara iyo amasasu yabaye hakarasana abanabo. Ikiza kimara intambara n'ibiganiro kwicara tukaganira, hakaba kunga abantu batumva kimwe. Bariya bose n'abakongomani, reka mbivuge gutyo. Mu gihe ari abakongomani bose hari ikintu kimwe batumvikanaho. Icyo ngicyo abapastori bagomba kwinjira bakarema ekipe y'ubumwe n'ubwiyunge, kunga bano bantu bafitanye ibibazo. Apana kurasana nabo. Kurasana kurya iyo wahese intwaro wahese intwaro igeretse ku yindi wahawe. Iriya wahawe yo kwamamaza ubutumwa bwa Kristo, yo kwamamaza amahoro ku isi, iyo ni intwaro iguhagije. Nuja kugereka intwaro zibiri rero uzabushanya n'abandi uzirasa cyangwa urasa uwo muri kumwe, kuko uzaba watwaye intwaro zitari zawe. Hari ababishinzwe, hari ababigenewe kugenda bagafata intwaro bakaja kurwana, ariko wowe umushumba wahamagawe n'Imana, kora umurimo wakuzanye, ufate Bibiliya ijambo ry'Imana, wunge abafite ibibazo, ubahugure, uteshe, uhuze impande zitandukanye, wongere usunge. Niwo murimo wawe. Ariko byibura wenda nko mu rusengero wakwigisha abantu ngo batabare, cyangwa se ukabingingira gutabara, kuko abantu benshi baravuga ati hari abasore benshi bari mu gisirimba mu nsengero, kuki abapasiteri batababwira ati muhaguruke mujye gutabara. Biriya no kuvanga amadosiye y'abanyamakuru, no kuvanga amadosiye. Umuntu uhugura bano basore nicyo twita urwego rw'abakada. Turumvikana? Bagenda basanzibiriza abaturage inzu n'umuryango, bagasanzibiriza umusore nkawe, bagasanzibiriza uriya. Bamara kubasanzibiriza rero bagafata iya mbere, babereka icyerekezo cyiza kituganisha ku mahoro. Ikindi cya kabiri niko kazi kabacamani. Iyo mwumva bacamani sabo gutera ngo baze mu nsengero gusa, bakwiriye gukora mu rwego ruhanitse, bakaza bashaka sare bagahamagaramo abantu, bagashaka abantu bazi gutanga amasomo. Nubwo ari igihugu cyacu tugikunda, twakagombye kugihugurirwa, gukunda igihugu. Aya mahanga ikintu azayangisha abantu bayarimo, azabangisha igihugu cyabo. Niba ibihugu bifite amahoro, hari ababivuyemo bari ahandi bakunze aho bagiye kurusha iwabo. Gukunda iwacu rero turabihugurirwa n'amasomo ahoraho no mu bindi bihugu, hakaba inzego zo guhugura aba bose kugira ngo bakunde igihugu. Bamara gukundishwa igihugu rero, ibindi bizaza byitwiriza paseri yogenda, umusore yogenda kuko yamaze kumva amasomo yamucengeyemo. Ariko kuza hariya mu ruhame rw'abantu, wategeye abantu mu bukwe, wategeye abantu mu kiriyo, wategeye abantu ngo niho uje kuvugira. Oya, nimushake icyicaro cy'abagabo n'abagabo, mwicare muvuge, mupange muvuge ngo ufite urugamba rumeze gutya, twarurwana muri ubu buryo, twarurwana muri ubu buryo, mutange ingera twarwanywe muri ubu buryo, twasinda muri ubu buryo. Burya inyigisho nizo zifata abagabo ku mitima, bagahaguruka bagasiga ingo zabo nkizi bagatabara. Ariko pastori gufata imbunda, ntawe mbuza kuyifata yabonye ko ariko yahamagawe, yogenda akayifata. Ariko jewe
iyo nafashe irahagije. Bibiliya ni nyishobora nkabwiriza ubutumwa abantu bagakizwa, ngahumuriza zino mfubyi n'aba bapfakazi, ngahumurizwa bareba ababyeyi basizwe n'abana babo. Zaba mbishoboye cyane kandi Imana izamugisha kandi namwe bamugisha. Basengera ku manywa na nijoro, sengera intambara ku manywa na nijoro gutitse. Yego. Hanyuma wenda nakwibaza nk'umushumba, mu by'ukuri hari ibintu bigezweho ngo abango n'abakagara, ngo abango n'abarwanashaka. Uramutse ufite nk'abo bakristo ugasanga turakagara cyangwa se n'ubundi nabo badukurikiranye ubu n'abayoboke bawe, ni iki kintu wababwira ku bijyanye n'ibyo bintu? Kuri ibi bintu bijanye n'akagara numva bijanywe na twirwaneho numva icyo nabikoraho mvuye inyuma no kwamagana izo mvugo. Kwamagana izo mvugo zo kumva ko hariho akagara hakaba naba hakaba barwanashaka n'abatarabo. Burya iyo mukoze ikintu mwitonze, iyo nise wenda reka unita akagara uyu munsi, icyo gihe ndi igihugu gituye ukwacu, turagomerane kuko niyo ntambara nakubwiye ngo iri hano hasi duhaturwana. Tutaramara intambara yitwa akagara ngo tuyivane mu bitekerezo by'abantu, tutarahuza bano bantu bombe ngo bavuge rumwe. Iriya y'amasasu yiriyayo ndabona ari ntoya, amahanga azadufasha tuyirwane tuyitsinde. N'Imana idukunda yo mu ijuru izaturwanira iriya ntambara isindwe. Ariko intambara iri hagati y'aba bantu bavukana, umwanzi ikintu cya mbere azazana mu isi iyo ashaka guteza intambara n'imvuru, azabateza gucikamo kabiri. Iyo twacitsemo kabiri intambara gatuba tugifite. Urimo gusanga uyu munsi abana baja kuri YouTube bagatukana bagatukuyu, ariko ntituramenya akagara natwirwaneho byose biracyari bimwe, ntituramenya kimwe n'ikindi. Turacyari ko duhuzagurika. Baravuze ngo aho kwica butera wakwica ikibimutera. Ya masomo yacu, za nyigisho zacu nziza, kwa guhana agaciro mu byo tuvuga bizatuma twumwe. Za nyigisho nakubwiye z'abashumba, za nyigisho za rurya rwego nakubwiye rukora muri leta rwitwa bakada, bariya bazadufasha kungaba abantu nitumara kwiyunganje nawe hano hasi. Iriya ntambara ni nko kuzimya buji. Noneho icyo ushaka kuvuga intambara igoye kuruta iriya ruguru ko ari aya macakubiri aturimo. Yego, aya macakubiri aturimo niyo ntambara ikomeye. Buri wese yabanza akiyinira akisuzuma akareba uruhare rwe. Amaraso umeneka wowe wakagara n'amaraso umeneka wowe kwirwanya wese n'amaraso y'umutuku. Nawe uzameneka amaraso y'umweru kandi ntuzagera kuri bariyeri y'abagushaka wowe twirwaneho ngo nizana ndakagara nyure ni hahani zapfa. Ariko twari tugomba kumenya ko umwanzi waduhagurukiye ari umwe kandi ashaka buri wese muri twe. Reka duhaguruke dufatane mu nda, duhagararane hamwe, turebe twiki ikidutanya, tuzagere ku ntego y'icyo duhisha amahoro. Nkaba nkangurira buri wese guhaguruka, ntaryame ntasinzire, haba gukora haba kuvuga, yewe no kwireba wowe uko uhagaze. Icyo upfa n'abantu banze wiyindire wisuzume, uvuge ngo ndi umunyamurenge, ngomba kuvukana na mugenzi wanje bizanga byakunda, ukamenya icyo duhatuze. Ariko nuja gushigikira uriya ngo wange mwene wanyu, ni hahandi bazakotsa. Hanyuma se buriya koko icyizere kuko byatangiye gake ariko birasa nkaho biri gufata indi ntera nini. Icyizere cy'uko ibyo bintu bishobora gukira cyangwa se iyo ntambara ishobora guhagarara ni ikihe kuri wowe nk'umushumba? Intambara y'akagara natwirwaneho. Intambara y'akagara natwirwaneho nuko aba bagabo bakuru batagomba guceceka. Barimo abashumba, barimo bano basaza bakuru b'abakomiseye, bagomba guhaguruka bakungaze bano bantu bakavuga icyo batumvaho kimwe. Ikindi mukareka ibitekerezo bose. Burya umwanzi wawe yavuze umenya n'umuti w'icyagukiza, akurangira inzira y'ubukiriro. Muzamureka abantu bavuge, umuntu aje hari avuge.
ariko nanone ntitumuhindure rubanda ngo tumumanikire za kamera zo kumutuka no kumusebya no kumwandarika aba naba twebwe ntituba mwaba naba twese turavukana turi umuntu umwe. Iyo urebye mu bisekuruza byacu tugenda dukozanyaho, wagira wahura n'uriya ati twarashakiranye, wagira isoni n'umwishwa wacu gutyo ugasanga turavukana. Rero uwo mwanzi waje kuducamo rero akwiye gutsindwa mu izina ry'Uwiteka Imana yacu, hazatsindwe mu izina ry'Uwiteka Imana yacu. Abo dufushije ni benshi, abo turirira umunsi ni benshi, urugamba turiho ni rubi tugomba kwamagana mu buryo bwose. Buri wese akagaruka umwe na mugenzi we, baravuga ngo babiri bararutumwe, ariko tugera turwana turi umwe akarwanira undi tuzamarana twenyine, kandi abahaye bafana bacu. Kandi iyo ngiye hariya mu Kiriyo usanga bariya bita Kagara barimo, bariya bita twirwanaho twese dufite za mushwari ko turari bivuga ngo turavukana. Rero reka duhagarare dufatane mu nda, twumvane, duhana agaciro. Uhigi itekerezo cyanje giha agaciro, n'icyawe ngiye agaciro, ejo tuzagera kugisubiza bavanye. Yego. Hanyuma hari ukuntu twumvaga kera ngo twagiraga abantu b'abahanuzi, akavuga ati yagiye kuzotera bizogenda gutya, tugiye kuzatera bizagenda gutya. Ese kuri ubu ibyo bintu biracyahaba cyangwa ntabwo bigihari? Igisirikare n'ubuhanuzi ntibizabijana. Nimba ufashe umukingi wo kurwana intambara, ubuhanuzi niba buva ku Uwiteka, hari aho bukwereka utagomba kurenga. Uravuga ati nimba uri umusirikare ntugomba kurenga uru rwego cyangwa ntugomba kurenga iyi poto. Mu gisirikare rero siko. Mu gisirikare biravuga ngo kama mbaya. Mu buhanuzi buva ku Uwiteka si kama mbaya. Ubuhanuzi buva ku Uwiteka buzabugorora, buzabutunganya, bukunda uriya, bukunda umunyamurenge, ugakunda umubembe, ugakunda umupfurero, ugakunda umushi, ugakunda twirwaneho, ugakunda Kagara. Ubuhanuzi rero ni ikindi kintu kindi. Nje namaze gufata intwaro, sinagendera ku buhanuzi, nakora akazi kanje ka gisirikare kama mbaya, nimba ari amabuye nkayamena, nimba ari inkuta nkazimena nkagera ku gisubizo. Ariko iyo ugiye gusubira kugaruka muri barya bahanuzi bari hano hasi, ngo nibo bakuyobora, iteka barakuyoboza, bagatuma upfusha benshi, bigatuma utakaza umwanya munini. Ntabwo mpakanye ubuhanuzi bubaho, ariko kurwana no kurwana ntabwo ari ugukina. N'ubuhanuzi nabwo hari aho butugororera mu nzira ija ku Uwiteka mu buryo bwiza bunezeza imitima yacu. Ariko ubuhanuzi bushobora no kukubwira ngo rambika intwaro hasi yaduya kuri imbere. None cyo gikwira ngo rambika intwaro hasi yaduya kuri imbere, urumva igikurikira. Ubuhanuzi rero ni kindi twakagombye gusuzumira kure. Ndabwemera ijana ku ijana, nabwo buntunze, ariko hari icyo kwemerera n'icyo butakwemerera. Uranyemera rero nsoreze ku kibazo kimwe. Nagize amahirwe yo guhura n'umushumba, rero ngomba kubaza byinshi abantu bibaza. Kuri ubu ngubu hagezweho ikintu cy'amadivorce gutandukana. Ibihugu byinshi biremera, ndetse ahubwo bakanazikangurira abantu, nimba urugo rukunaniye, nimba ubona bidakunda, kora divorce. Nk'umushumba urayemera? Divorce ntabwo nyemera. Buriya n'ubupagani bujanye n'irari rya gisambanyi, ukwangisha umugore wawe washatse, ukagukundisha uriya mwana w'umukobwa utarashaka. Noneho uwo mwuka wamara kuguseseramo, ugasanga nicyo giye mugira amakimbirane. Bibiliya itubwira ko yaremye umuntu ariwe Adamu. Adamu amaze kuremwa, Imana irasubira avuga ngo si byiza ko Adamu waba wenyine, reka muremere umufasha umukwiye. Iragenda irema Eva, iramumuzanya. Bibiliya itubwira ko yashinjije Adamu ngo imukuramo urubavu, iragenda irurema nk'uriya mukobwa witwa Eva, imuzanira Adamu. Adamu akimubona aravuga ngo akara nakara ko mu mara yanje n'igufa ryo mu magufwa yanje, nzasiga data na mama nijanire n'uyu muntu akaramata. Kandi twembe turi umubiri umwe. Iyo washatse umugore nk'uyu, n'umubiri wawe n'igufwa ryawe n'ukubana mirere na mirere, niko ijambo ry'Imana rivuga. Birabirere byo kugenda dukopera mu bindi bihugu bitahawe
ako gakiza kumugisha ngo none nufubira n'umugore ngo muratandukanye ngo ugiye gushaka uwundi n'ubupagani bugeretse hejuru y'ubundi umushumba ubikora azabibazwa n'Imana yihanukiriye kiriya cyaha ntaho azacihanira kuko biriya yangije ntaho azabisanira umushumba umusezeranya ni kimwe nawe n'amabandi yahuriye mu rusengero yombi none bakora iby'ububandi bagira ngo barakora ibijanye n'ijambo ry'Imana ariko ijambo ry'Imana ntibitwemerera uwo muntu burahazihanira byo divorce ntabwo yemewe gukunda abagore bacu n'imirere nimba waramukunze waravuze ngo kizagutandukanya nawe n'urupfu hariya iriya ndahiro turahirira imbere y'Imana n'imbere y'abashumba iriya ni indahiro ikomeye je narahiye muri 85 n'uyu munsi umushumba wandahije n'ubu ndacamutinya ndacamwubaha bituma nubaha umugore wanje nawe akanubaha tukabana niyo mpamvu twagize amahirwe Imana iduhereza umugisha w'abana nuko kandi suko tutabana wenda muri bimwe tutumvikanaho dushobora kutumvikana none mu wundi mwanya tukumvikana ariko iyi ndwara yateye y'abantu yo gukora divorce iyo ni indwara ya gipagani mu Kristo ni n'abapagani kabisa ariko hari igihe urugo rubaho rukagorana imiryango ikicaza bakagorana bikaba byagera n'ahantu nko mu minsi ishize hari amakuru yacicikanye cyane ngo umugore yafungishije umugabo bigera naho sinzi ngo arapfa bakavuga atakugira bigere hariya ahubwo umuntu yatandukana bigera hariya gute mu buhe buryo abana bubu cyangwa abasore bubu bari mu kugenda agashaka kana kagakobwa yamara kugashaka bagakinga inzu yabo nta nyina winjiramo nyina n'umugisha ise ntiyinjiramo ise n'umugisha nyirarume ntiyinjiramo n'umugisha iwabo w'umukobwa ntibinjiramo bakama bakinga ngo bari mwabo gusa ngo amaduyi n'ababyeyi babo mu gihe ababyeyi babaye aduyi umugisha wabo uzawuvana hireba icyo gihe ibyo bafubiranaho zokunzwe n'ababyeyi ntibafite ababyumva bakumva yuko kwiyunga kwabo ari ukuza kuri YouTube gutukana gutuka imiryango gutuka gusebanya bamara gusebanya rero bakiyambaza polisi ejo bundi narababaye cyane numvise muri rubanza rw'uriya muntu uvuze umupolisi avuga ngo arashaka ko imiryango y'abasegege nuko yavuze kuko ari bamuyobaje birandya mu mutima ese uyu munyagihugu yamenye ijambo abasegege aya matiku yacu n'ubu bugome dufitanye bw'ubugomerane tugenda dutagaguzi ibyara umugisha wacu tukabihindura ikibazo birambabaza cyane ariko by'ukuri iriya ni ikintu ntakwemerera n'umunsi n'umwe ndabitangaza ku mugaragaro nk'umukozi w'Imana n'umukozi w'Imana witwa uw'Imana ubikora wose uw'Imana ni umukozi ku giti cye na shebuja wamutumye gutandukanya abashakanye ntibibaho kizakidutandukanya n'urupfu naho ubundi iyo wicaye ukaza ukabwira ababyeyi ati nahuye n'ikibazo nk'iki biriya bibazo biza bifashwa n'ababyeyi twe nta bibazo twigeze tugira bene ibyo ngibyo ariko n'ababigiraga byungwaga n'ababyeyi ababyeyi ni umugisha no gusenga no kumva Imana ikaba mu ruhande rwanyu ariko iyo byagiye hirya niyo mu tuntu bene tungutu nyine basigaye bishakira inyungu zabo bakishakira n'abandi ngo babafasha muri ibyo ntabwo ari byo nta rwego na rumwe rurenze umubyeyi wawe n'umwana wese agomba kumvira umubyeyi mbese divorce ni icyaha n'icyaha kibi cyandagaye n'icyaha kibi n'uwabirotaga kubikora mu izina rya Yesu Satani amutsindira uwo mudayimoni amutsindira uwo mudayimoni gukunda abagore banyu nibyo byiza cyane abagore gukunda abagabo bawe nibyo byiza nayo biriya sinzi uko nakivuga hari utundi tuntu tugezweho abantu bakangurirwa imiryango ikangurirwa ugasanga ngo muboneze urubyaro byara babiri ushoboye kurera hakaba n'abandi ku ruhande baza bakavuga ngo Imana aravuze tubyare twororoke mbese twuzurize nk'umushumba niki kintu wabivuga Imana iheza Aburahamu umugisha yamuhaye umugisha wo kubyara kororoka ngo akagira abana bangana n'umusenyi wo ku nyanja uyu munsi twe twibara turabo mu rubyaro rwa Aburahamu leta n'itorero ni ikintu gitandukanye ntabwo bihuje imigambi n'imiyoborere leta niyo ibabwira ngo nimba munaniranywe aho kugira ngo muzagere igihe mwicane mugomba gutandukana ariko twebwe iyo tubasezeranye
tuvuga yuko mubana burundu kiriya kintu kijanye n'urubyaro rero je narabyaye uzafunga azafunge ku giti nabyaye abana b'abahungu beza barindwi abahungu 6 n'umukobwa uyu munsi n'umugisha kuri je nari nkiri muto nari ngifite imyaka mitoya ariko mfite abuzukuru 8 niteguye n'abandi bivuga ngo Imana yampaye umugisha biturutse mu rubyaro ntawe nahenda ngo agenda afungura urubyaro n'umugisha amafaranga azashira abantu bashaka kukwanga imiryango ikakwanga igihugu kikakujugunya ariko umuhana wawe wubase n'uyu muhana w'abana banje bubase Jesus Merciful Ministries barabibuka n'imbabare abandi bababaye bakabatabara ntawe nashigikira ngo azafungura urubyaro je narabyaye uzabyare nkuko nabyaye mama uzabyare data nkuko nabyaye abana n'umugisha ndi bakakubisha Bibiliya ntabwo itwemerera gufungura urubyaro leta ni ibidukangurira n'ubwihebe bw'abantu bavuga ngo se ndababyara nzabareresha nta mwana uricwa n'inzara ngo izitunga n'inyoni ibyana by'inyoni bigatungwa bidahinga kandi bikabaho kumva rero kubyara wowe twicaranye hano na mugenzi wawe muri kumwe ugende muzabyara abana b'abahungu n'abakobwa Imana ibahereze umugisha amen murakoze cyane reka tugushimire kubw'umwanya uduhaye kandi tuganirije neza ababwetse guys nzi neza ko hano hantu muhakura umugisha muhakura ubwenge ndagushimiye byimaze ariko icyo ntekereza nuko hano hari abantu bazifuza kuba bajya kuganiriza kuko ufite amagambo meza y'Imana yo nk'umuntu mukuru ese byakunda ko nimero yawe usibye ya Masi hajya Jesus Merciful Ministries wenda umuntu ugushaka byihariye kuba mwaganira nimero twaza kwishyiraho cyangwa mwayishyiraho rwose reka tugushimire rero ndabizi wenda nitwongera kwifuza ko twaganira ndasaba n'abakurikiranye ikiganiro niba hari ikintu umva dushobora kubaza shyira muri komenti tuzakora ibishoboka twongere duhaguruke tuze kumushaka dukomeze tuganire ngire ngo zatwemerere hari akandi kanama naja ku bantu mukoresha YouTube mwakwifasha mugafasha n'isi ibareba turi ubwoko bwagize ibyago bikomeye kuriya mu bitandukanya abantu n'izi za YouTube zirimo nimba muhuye n'aka y'umuntu wenda umugore afite umugabo we bagize ibyo bapfa uyu munsi azanza nka Jesus Merciful Ministries intambwe ya mbere nzakora no kwiyambaza umuryango waho yashatswe nimba batumvikana n'umugabo afite abavandimwe tukaganira nabo tukiga uburyo twasubira gusubiranya abantu bakiyunga byavaho tukiyambaza n'abashumba babo kuko abashumba bafite imbaraga n'abari abacamani babo bafite imbaraga tukunga bano bantu ino hirya ntimukorera abantu nk'ubucuruzi ngo muje hariya muje kwandagarika abantu mutuke abega mutuke abagorora mutuke bananiwe kurera bananiwe uyu mugore wanje n'umugore wanje jewe sibyo n'umugore w'umuryango mu mugisha ariko si umugore waza gutukirwa abagorora bose nimba namunanirwa abagorora bose baramunaniye siboga bakwiye kumutunga n'icyo kumutunga cyo gihe rero hariya gusebanya no gutukana no kwinjira muri kanishi no kuvuga amagambo adafite inkingirizi kiraziri wacu hari amagambo ushobora kuvuga mu kanwa n'amagambo udashobora kuvuga izo kuri muri kudukoza isoni ababyeyi barapfuye baragowe ukamusanga nimba ari umuntu wafatiwe mu cyaha hariya siko kumuhana hariya ni ukumwandarika ni ukumwandagaza ariko none nimba yafatiwe mu cyaha ese kuri uramukijije n'umwandarika hariya kuri YouTube yafatiwe mu byaha uramukijije ese wewe ntugira abanyokobukwe ntugira abasobukwe ese uriya muntu we ntugira abanyokorome wotinya kuvuga ikintu cyose mu izina ubu busirimu rero twakagombye kubugabanya tuvuga ikintu mu ndangagaciro zacu mureke gukopera imvugo zo mu yandi mahanga muje gusasa ikintu kuri YouTube kitaza kivugwa wamukizana hari nimba mwafasha abantu bambaye ubusa ngo mubazanye hariya ngo muje kubereka abavyeyi banyu ngo nimurebe naka mubafashe naka kira nta kirimo nta nyigisho zirimo n'ibintu bicafuka mukore neza nk'abana b'abanyamwuga mukore neza ese muzi bakanyomza
bakanyomza b'i Rwanda Banyagahene n'abandi bakoze za teatre zikomeye cyane. N'ubu turacifuza kubona Kanyomza Banyagahene, turacyabifuza ba Samusuri. Uyu wacu akunda ikindi gisaza kizacegira igisaza ngo ninde hari bijiyo bija mu bantu baza bakora ibintu byiyandaritse by'ubucafu niwe wa mbere, ariko uzumukunda ugakomeza kumukurikirana. Ariko turi mu kureba ikiganiro kimwe cy'umwana w'umukobwa w'umunyamurenge, ukamuzinukwa baza basigara bamuzana ukamukura ngo ntushaka kumubona. Tugerageze tukora ibinyamwuga, dukora ibintu binezeza abantu, binezeza ababyeyi, bifasha abantu, ariko tureke gukora biriya bintu byo gusebanya no gutukana no kwandagazanya. Duhana agaciro, tuzagera kubikomeye. Turi ubwoko Imana yaremye ikunda kandi shaka ko tuzagera kubikomeye. Ntawe uzatuzimangatanya, nitwiyunga tukaba umwe tuzagera kubikomeye. Nta mwanzi uzadutera ngo adushobore, ariko nituma guterana twenyine ubwacu tuzashira. No kuri tuzashira, kandi Imana turinde gushira, ahubwo turinde gutabara no gutera imbere. Murakoze cyane. Reka tugushimire, ugize neza. Abanyamakuru bagenzi banjye murabe mwumva, mugabanye amagambo atari meza, mwiyubahe, mugabanye guteranya imiryango. Aravuga ati abwirwa benshi akumva beneho. Muri kwiyumva mwese, ababikora murabizi, muhindure. Reka tugushimire ku mwanya wawe. Yego, murakoze cyane. Yego, murakoze cyane, murakoze cyane. Sinzi nimba twasoza n'isengesho kuko twatangiye. Dusoze dushimira abantu bose batwumva, kandi musenyere ku mugozi umwe. N'Imana imwe musenga, n'Imana imwe yabaremye, ibita uko muri uko mugumuko. Niyo mugumuko mukaba umunyamurenge umwe, ntawe uzabameneramo, ntawe uzababasha. Ariko nimucikamo mukigira ibice, tuzashira igihugu cyacu gitahwe n'abandi. Iwacu haba amatungo, ariko nitugerageza kwiyunga no kuvugira hamwe, iriya ntambara tuzayitsinda. Ni ukuri, kandi Imana izibana n'abari kumwe, ariko iyo mufite amacakubiri Imana ntizikorana namwe. Nimureke tureke gusengera mu macakubiri, tureke gukorera mu macakubiri, tureke gutsinda urugamba mu macakubiri, ahubwo turutsinde turi umuntu umwe. Buri wese yinire, yisuzume, avuga ati cyo mfana naka niki, tugaruke twiyunge, tubumwe, tuzagera kubikomeye. Bariya bakomeza gukora imisanzu yo gutabara, mukora imisanzu, dufite abashonje, dufite abambaye gusa. Mubyumve. Hari za message nishi mbona zigenda ziguza ngo ntihagire abantu batanga imisanzu, ngo hari ibi nibi, ngo hari abayarya. Oya, hariho abayakontorora uburyo agenda. Mudufashirize abana bacu, abavandimwe babishwa na bwaki, abana bacu bishwa n'indwara ziriyo zigoye mu gihe cy'intambara. Mutanga imisanzu muvuye inyuma, Imana izabahemba kandi izabagirira neza. Urakoze Mana yacu kubw'umunsi mwiza waduhaye, urakoze kubw'abanyamakuru beza waduhaye, kubw'ikiganiro dutanze. Reka kizagere kuri benshi mu izina ryawe Mwami, waduhamagaye turabo kwizerwa no kwiringirwa. Mu gihe nkiki dufite amakuba n'ibyago impande zose, niko Pawulo yavuze, ariko ijambo ryawe riravuga ngo ntidukutse imitima, kuko Mwami Mana yacu waturemye turi umwe, dukwiye kuba umwe, umwanzi udutanya atsindwe mu izina ryawe Mwami, ahubwo dusenyere ku mugozi umwe. Ejo nitwagera ku nsinzi, nitwagera ku byiza by'igihugu cyacu, tuzanezerwa. Usuye kudutuza hamwe n'ariya moko yose Mwami twatandukanijwe n'ibihe by'intambara. Tuzanezerwa, turimbe za ndirimbo nziza, tugira ibitaramo byiza. Mwami Mana yacu, amabomba asubire afungurwe, tubone ibitangaza bikoreka, kuko ariko amasezerano yawe avuga. Baranatwe kandi tugirire neza, ni mu mbaraga zawe tubisabye Yesu. Amen. Amen. Uwiteka abaha umugisha, mwakoze cyane. Asante.